Uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa rugira akamaro kanini cyane kuko iyo umuteze amatwi ukamwumva, akenshi n'ibikorwa biba bihari na activités zitandukanye aba abibona kuko nk'ubu ngubu nk'aha ngaha turi ni population iba ihatuye. Urumva nimba haca buri gitondo na nimugoroba akavuga wenda ahari afite imodoka akabona harimo nk'imikuku cyangwa umuhanda utameze neza, atanga igitekerezo avuga ati aha hantu hakenewe umuhanda wa kaburimbo, haca amamodoka menshi, hari activity nyinshi muyashira. Then umuyobozi nimba amuteze amatwi akareba ibyo bikenewe, yajya no kubikora abanze kumukonsultinga akamubaza, biba byiza kurushaho. Yego. Hanyuma ikindi twakubaza, ejo bundi ngira ngo wakurikire urugendo rw'igihugu yagiriye hirya no hino mu turere asura abaturage, wabonye ko yakirijwe ibibazo byinshi. Yego. Hari abantu twaze tugana bavuga ati ariko biriya bituma twibaza ngo isi abayobozi mu nzego z'ibanze bafite ubushobozi bwo gukemura ibibazo by'abaturage by'akarengane, ubwo bushobozi barabufite. Wewe bisesengura gute biriya bintu? Ibintu ntabwo twavuga ko abayobozi bose badakora neza. Burya umunyarwanda aravuga ati umukobwa aba umwe agatukisha bose. Abo batinjira deep ngo barebe ibibazo by'umuturage babikemurire ku gihe, nibo banduza isura y'abandi. Yego, urumva umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika aba afite inshingano nyinshi. Urumva rero kuza akaba ari bakajya hasi kujya gukemura, kandi hari ubuyobozi buba buhari, inzego zitandukanye, local government ni nini, ni team nini. Urumva rimwe na rimwe haba harimo ya faiblesse y'aba bantu badashaka gukora inshingano zabo nk'uko bazibahaye. Ariko nk'uko twabigarukaho, individu umwe cyangwa babiri ashobora guha image benshi, kandi mu by'ukuri atari bo bose bakora nabi. Wowe ukabona hakwiye gukorwa iki? Ni process, ni continuous process, ni uguhozaho. Burya nta ibintu byenda bikemuka gahoro gahoro. Iyo kandi ikosa ryagaragaye rirakosorwa. Buriya abandi iyo babonye nka kuriya umuyobozi mukuru ari ujya kwikemura ibibazo, nabo bibaha image akavuga ati ntago bigaragara neza, yadusebeje, reka noneho twebwe noneho tugire impinduka kugira ngo ubutaha noneho bitazabaho. Uziko mu Bwongereza bavuga ati we learn by mistake. Ko sibaye hari isomo biguha. Yego. Ese Grand Frère, wenda ibyo tubivuyeho by'imikoranire y'abayobozi n'abaturage, ibintu by'uburinganire ujya ubikurikira, bya gender, guteza imbere abagore cyane, women empowerment, sinzi niba ujya ubikurikira. Hari impaka zimaze iminsi, ariko ntabwo ari impaka zango turwane. Abantu bavuga bati ko igihugu kimaze imyaka tuvuga irenga 20 ubona gishyize imbaraga mu kuzamura abakobwa cyane, nta gihe kizagera ugasanga umuhungu nawe yasubiye hasi. Ese nta mpungenge ntihakwiye kubaho kureba, gucungira hafi bakareba ese ko tuzamura abakobwa cyane, ese abahungu turareba niba nta gihe bazasigara hasi? Wowe ubisesengura? Bogese uko mbisesengura, kuko niba abakobwa bashiramo imbaraga cyane kugira ngo bajye ku kigero nk'icyacu, nuko historically background urabizi muri Afrika akenshi igitsina gore cyagiye gikandamizwa, kandi tureba côté faible y'abantu kugira ngo nabo bitinyuke, bumve yuko capacité ngewe mfite nk'umugabo nawe ko ayifite. So ndumva ntabwo ari ukuvuga ati ngo bazatera intambwe irushaho ngo abahungu bajyana arrière. Oya, kuko iyo ugiye muri class ugakora za statistique
cyangwa amadiploma bayasohora mu makaminuza atandukanye, ubona n'abahungu n'ubundi baracyari kuri iyo level, ariko abakobwa noneho ni akarusho, reka tubankuraje bagire understanding nabo iri high, kwa kukandamizwa bakandamizwaga kera, kavuga ati umukobwa ntashoboye ibi, umuhungu niwe ushoboye ibi, bakaba promoted nabo bakumva yuko icyo umugabo ashoboye nabo bagishobora, so ntago basigara rero. Kugeza ryari nkawe ko uyu munsi izo mpungenge zigiye kuvuga ngo se bizakomeza kugeza ryari ibyo izo mpungenge nyine iyi women empowerment we wumva ko igomba kuba irimite cyangwa igomba kugira igirangira noneho abantu kuko bakakomeza muri uwo murongo wo kuvuga ngo habeho amahirwe n'ubundi asanzwe ariho uburenganzira bungana, ariko hatabaye kuvuga ngo hari gahunda zihariye zo kuzamura abantu. Ariko jye sinkeka ko ari bo bibandaho cyane, kuko na male nabo barisanga, ni ukuvuga impamvu nkubwira gutyo niyo historical background yo muri Afurika yo mbere bumva ko umudamu adashoboye, so kumugaragariza ko ashoboye, kumugaragariza ko nawe afite iyo capacity, afite iyo understanding nk'iyacu, ndumva nta limite byakomeza, nta n'icyo bitwaye kugira ngo bibemo. Uvuka mu muryango, urabizi wabonaga na mushiki wawe ukumva ni wowe bari guha priority cyane, rimwe na rimwe ukumva waravuze ati uyu ajye hirya mu masafuriya, ajye gukora imirimo ameze iki, wenda ukuvuga ati ku ishuri no, reka umusaza wawe aba ari ujya mu ishuri, wajya mu bintu byo kuraga ukumva ubahaye priorite umuhungu, uyu azajya gushaka ahandi ajye umuhundi murya, urumva rero iyo understanding ni byiza rero, nta bigo bigomba kuba limite, kandi urabizi yuko hari hake na hake ushobora kubona sometime bigihari nko mu cyaro cyayo ikindi cyakura ugasanga bagifite, so ni continuous process kugira bizacike burundu. Na bashiki bacu tujye kuri level, nta n'icyo bitwaye. Yego.